ngo warirukanwe ngo yirukanwe ngaho noneho ngo kigeze turebe ko kizongera kubona za nkoko ahubwo nahise nkona ku cyokezo nabonye se ni kimwe cy'inyarugenge wamanukanye nongeye kukwibutsa location ndakubwira imanzu rero inyuma yanjye oya nabibonye abantu bacagamo kiriya kirere ntabwo ari iki Kigali batagira ngo na background ngo warirukanwe ngo yirukanwe ngaho noneho ngo kigeze turebe ko kizongera kubona za nkoko ahubwo nahise nkona ku cyokezo nabonye se ni kimwe cy'inyarugenge wamanukanye nongeye kukwibutsa location ndakubwira imanzu rero inyuma yanjye oya nabibonye abantu bacagamo kiriya kirere ntabwo ari iki Kigali batagira ngo na background yes nizere ko mumeze fresh sana mumeze neza cyane amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mudukurikiye umunsi ku wundi mukurikirana ibiganiro bya Epic Media TV ariko kandi munadukurikirana kuri filime zacu hose tuba tubabaye 5/5 nizere ko ibintu rero biba bikomeje bigenda neza cyane no Kigali niho hantu ubuzima bwaho utapfa kubusobanurira umuntu ni Kigali utamenya ukuntu umuntu abayeho ariko bukira bugacya kubera Imana Nyagasani Kigali niho hantu honyine abantu b'i Kigali bamugani wagira ngo bamugani hafi ya bose bari n'abajura ko Kigali ni hantu ushobora gusanga umuntu akorewe mu 30 wenda bitewe n'akazi akora ugasanga umuntu ahembwa 30 ku kwezi aho ugasanga umuntu atunze famille y'abantu nka bane anakodesha inzu ibyo bintu sugira ngo wapfa kubisobanurira umuntu gutyo gusa ibyo rero iyo ushatse kubisobanurira umuntu birakugora ariko iyo wibutse ko Imana ikora iyo wibutse ko Imana ari byose ibyo ngibyo ni ibintu n'ubundi nabyo ugarukaho ukavuga uti Nyagasani ushimirwe ubugira neza bwawe ariko abantu bamaze n'iminsi banyikiza witwa Mipango bavuga bati wa Mipango yageze Mongolia ari amahoro ameze neza turaza kureba ukuntu twamuvugisha twumve ngo bimeze gute wa Mipango ariko najya mabwire ko Kigali yabaye amahanga ubuzima bw'i Kigali ari ukuntu utasobanurira umuntu nyine ukuntu bubamo ukabona urusora ibiceri buri munsi bidahuye nayo ukorera sho gusanga wenda hano urugero uhembwa n'ibihumbi 100 aho gasanga wenda nko mu nzu ya 50 aho siko bibahora oya umuntu wenda wijana asho kubona ba mu nzu wenda ya tarani 35 agasauka 35 wenda ugarakoramo transport araryamo akeneye n'uwo mwana uri buze kumusura i Kigali ugasanga ubuzima bw'i Kigali ni wamenye ukuntu biba ugasanga umuntu ashobora wenda ahembwa nk'ibihumbi 100 ugasanga mu kwezi akoresha nk'ibihumbi 200 se yavaye byose i Kigali y'abantu ugenda habonera ko Imana ikora ubugira neza bw'Imana n'ubuntu bw'Imana ariko se kandi ino 2025 ko mona itangiye isa naho nayo irimo kugenda inyerera bimeze bite iyo byose rero gasanga rimwe na rimwe buriya ubuzima tubayemo bwa hano i Kigali kenshi usanga bari ibintu utamenya formule yabyo utamenya ngo bikorwa gute utamenya ni ibintu bimeze biteye gute hari nyine ubuzima nyine nk'umuntu aba mukabana ni wabusobanurira umuntu Kigali amafaranga umuntu akoresha rimwe na rimwe ari gifuse amafaranga ava ni mani iva mu ijuru ni ukabona nyine ukoresha nk'ibiceri byinshi rero uramutse ugiye kubusanga bamagane babasanga wenda abantu benshi Kigali ari abajura kuko babaho ubuzima buhenze kandi ugasanga umuntu ibintu akora ntago amafaranga mu by'ukuri byamwinjije usanga wenda n'urugero umuntu ahembwa 300 aba mu nzu y'ijana yishyura amazi yishyura umuriro ararya arambara kandi ukabona n'umuntu ukabona umuntu asa neza byose biva mu 300 kandi n'urugero muri wenda umuntu ahembwa inoti ya 500 ugasanga umuntu ahembwa inoti ya 500 afite imodoka aba wenda mu nzu ya 25 cyangwa se ya desi se mu by'ukuri ubuzima bw'i Kigali ni fenomene bimeze gute ariko ibyo byose birundi bikwereka ko Imana iriho kandi irakora byose bikwereka ubujya neza bw'Imana no kujyana neza kwayo ari nabyo bikwereka ko rimwe na rimwe haba hari impamvu nyinshi zo gushima Imana ko hari igihe ndiba nk'ibiciro umuntu atakazwa n'ibiciro uyu munsi wenda hari umuntu wenda ukiriho agacumi hari umuntu wenda uhaye veni hari umuntu wenda uhaye tarani ugasanga ku munsi wenda ukoresha nk'ibihumbi 100 wenda si amafaranga nkoresha vahe ajya he ugasanga mu cyumweru wenda ukoresha nk'ibihumbi 400
kandi wenda mu kwezi uhembwa desi cyangwa se wenda nugera n'ubwo waba uhembwa izo desi, aho ugasanga nyine ni fenomene ibya Kigali ni ibintu uba utamenya uko bimeze n'uko bigenda. Mu makuru rero nagiye nkura mu bamotari ni uko hari inkuru nabonye, ndavuga ni se mwuka byaramwe bite bya Kigali. Kigali ibintu uko bigenda, nabonye witwa Bahavu Jeannette ngo yikuye muri award, ndavuga nako award za Kigali nazo abantu bagenda bikuramo mw'abantu mwebwe izo award zo bite byazo eko bite bya Kigali, ntago wamenye ukuntu Kigali umuntu aba abayeho, kuko wakibaza ngo abantu bategura zino award bo, ariko urumva nka Bahavu kuva Bahavu yagiyemo last year, ni umwaka ushize cyane wabanje urushize, igihe gasaga yuko abantu bamwe muri imodoka bakayimuha bigoranye bazana ko impamvu ipfuye nyine, ariko nubona nyine ukabona kana umuntu bashyize mu cyiciro mu by'ukuri ni umuntu ujeje ubundi, ariko nugasaba bamushyize muri best actor of the year cyangwa se bamushyize muri best actress of the year, wacunga neza ugasanga uwo muntu ana filime ebyiri arajyamo nazo nagaze ikinamo nka acteur principal cyangwa se actrice principal. Ibyo byose rero ugasanga ni ibintu wenda binagucanga cyangwa se utamenya ngo ni ibintu biba bimeze gute, aho ukavuga uti kuko Kigali utamenya ukuntu imeze ibyayo biba bimeze, icyo gihe nyine ikintu kibaho kuba utamenya ngo bikora bite. Ariko navuze ni se Bahavu kuba yikuyeho ntibyatuma n'abandi bahita bava muri izo award, kuko hari igihe nanone umuntu ahita avuga ati kuva bikuyemo byanga bikunda ntago ziri seriye, nanjye kugira ngo nerekane ko nari sikobo zitari seriye koko reka mite nzivamo. Aho kandi nabonye n'indi nkuru igaragara ku gihe ko RIB yongera none kwihanangiriza abantu bakanyisha abandi amashusho y'urukoza soni, kuntu kera ngo umuntu yaga afite video yawe akajya yigukangisha ati mfite video yawe wambaye ubusa. Maye nka data. Ibyo rero nabonye nabyo RIB yabyihanangirije. Adonis rero na Ketia Kamari rwagezwe inorezo. Uyu nguyu rero akaba aho ukinira APR Basketball Club na Ketia Wase Kamari, akaba ari umukobwa wamenyekanye n'undi ku mbuga nkoranyambaga, akaba waje muri rero kidobya kabisa. Urumva ni inkuru yanditse ku gihe, ntago ngiye mburekinga nayo babwiye kenshi. Iyi kidobya rero mu rukundo rwa bombi yatangiye kuzamuka nyuma y'ubutumwa witwa Era Rwanda yashyize ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko uyu musore aryamana n'abandi bakobwa n'uwo akundana, nubwo akundana na Ketia Kamari. Samatikura ibyo bintu mba numva na rwose ari ibintu kugira ngo by'amatiku. Urumva ariko nkawe nkibaza ngo bino bintu biba bimeze bite, bikorwa bite, umuntu abikura wowe bagamije iki kugira umuntu akwirakwiza inkuru nk'izo ngizo z'ibihuha. Urumva ibyo rero byose usanga nabonye umuvugizi wa RIB yabivuzeho ashimira witwa Noella. Turakoze kongera kwibutsa abantu kumva ubutumwa, hari bamwe basaga nk'ababwibagiwe niba atari ukwirengagiza. Twibuke ko gukangisha umuntu, gushyira hanze amafoto ye y'ubwambure sex extortion ari icyaha kandi ibihano biraremereye. Nyamuneka rwose ibyo bintu byo gukangisha abandi amashusho ngo y'urukoza soni, ese ubundi wa mugani umuntu yungukira he mu gusebya abandi, yungukira he mu gukora ibintu biteye gutyo? Ibi byose rero usanga ari bimwe mu bintu babiteye urujijo kuri zino mbuga nkoranyambaga tuba turiho, aho usanga kenshi umuntu asanga nyine yisanze muri iyo situation yuko bigoye, ariko kandi amategeko arahari kugira ngo akurikizwe. Umuntu uwo ari we wese warenga kuri ibyo bintu cyangwa se warenga kuri ayo mabwiriza n'amategeko
nyamuneka 2025 uze kuba umwaka uri positive, uze kuba umwaka w'ibyiza, w'inkuru nziza, kuruta kumva ko umuntu agamije kuvuga inkuru mbi gusa ku bantu, kibaza ngo wungukira he. Umuntu yungukira he mu gusebya abandi, umuntu yungukira he mu kuvuga inkuru mbi ku bandi, ariko ibyo byose nyine ugasanga rimwe na rimwe isahani igeze yavuze ngo ubugome buziyongera, ubugome buzagwira, nibyo n'ubundi baba bavuga, nibyo baba babwira abantu, ariko kandi se uyu munsi none hari content nyinshi bakora, niyo mpamvu hari abantu bagiye bazana content, ugasanga umuntu azanye content zo guteka, ariko abantu wa mugani niba namunoza uzana content yo guteka nayo batiyabuze ibyo avuga, wavuga inkuru ku bantu bataraharabikana, arasebanya, bakujya mu ijambo ry'Imana uti buriya byanza abantu nibashima. Icyo gihe rero ikintu kibaho ni kimwe, nuko kenshi bibaho ko urebana n'umutima nama wawe kuruta ko wita ku bibi, ku by'abantu bavuze, ku by'abantu batitayeho akaba ari byo witaho. Icyo gihe rero biba bigoye ko iyo ushatse kwita ku bantu, ugashaka kwita ku by'abantu bavuga, ku by'abantu bakora, icyo gihe rwose byanga bikunda hari igihe usanga wagowe n'ubuzima, wagowe na situation. Ahubwo igihe ntekereza ko abantu bakwiye kwitaho ni kimwe, nuko irinde guha attention abantu. Ko igihe nk'inkuru nk'iyi yije ugasanga wenda abantu bari mu rukundo, barimo barakundana, ariko nyine rutagezwe intorezo, ushobora no gusanga wenda abantu rimwe na rimwe banabeshya kugira ngo wenda biguce intege, cyangwa se wumve umuntu mukundana umutakarije icyizere. Icyo gihe rero ikintu kiba kiriho ni kimwe, nuko kenshi mu buzima bw'umuntu, kenshi mu mibereho ya muntu, kenshi mu mivugire ya muntu, ahanini usanga iyo bigenze gutyo bigorana kumva ko uyu muntu ashobora kubwira ko umusore arya abana n'abandi bakobwa, ariko kandi iyo ukunda n'umuntu uramwizera ukamuha icyo cyizere, iyo utamuhaye icyo cyizere biba bigoye ko mushobora guhita munatandukana, kubera ko rimwe na rimwe akenshi usanga iyo urukundo rutarimo icyizere, nyine umusore wawe ukaba utamwizeye, kubabwira ko yaguciye inyuma biba ari ibintu byoroshye cyane. Nabonye Ken Solo yasohoye indirimbo nabonye yitwa indirimbo nziza, nabonye Phenomena. Indirimbo nayo rero nabonye ishobora kuza gutanga akazi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kaduhamagare wa Mipango turebe ngo bimeze bite, nawe abantu bamukumbuye hano tumubona, ariko n'ubundi hari andi makuru yo kurebaho. Nabonye ibintu bitameze neza hagati, inkuru nabonye kuri wa Mipango akomera cyane Patrick, uteretse ubu ngubu ku mumotari witwa Kamera. bimeze bite? Ni fresh Nyarugenge, ni amahoro. Mongolia bimeze bite? Mongolia ntabwo turaho. Urimo urarya se? Mbyutse njya kwa petit déjeuner. Ago se uhora urya? Mbyutse njya ako bita petit déjeuner. Cyangwa se breakfast, abari akantu koroheje cyane. Ni amahoro, si numeze neza? Ibintu n'umutekano, ibintu n'uburyohe. Umuhungu witwa Kizimana wantwaye ngo sinza agacano yarebye uko abahungu b'abashuti bawe ngo bamubwira ko Mongolia ngo yakunaniye ugiye kugaruka i Kigali ngo uri mu nzira. Ndavuga ni se mwokabyara mwe, iyo nkuru ni mamo.
No arambwira ati ibintu wabimbwiye simusi. Umva. Ikintu kimwe abantu bagomba kumenya. Ku kijyanye n'ubuzima bwanjye ho bizabacanga cyane. Yego. Kijyanye n'ubuzima bwanjye ho bizabacanga cyane. Nababwira inshuro nyinshi nababwira nti bazashaka uburyo bwose bazajya bavuga bazava mu buzima bwanjye kuko ubuzima bwanjye ni nka equation ni nka x. Ni ukwangura resolving ukabura igisubizo cyane rwose. X imyaka yose umuntu yigiye n'ubu baracyayishaka. Ngaho baraza bagapapira. Ngo warirukanwe. Ngo warirukanwe. Ngaho noneho ngo kigeze turebe ko kizongera kubona za nkoko. Ahubwo nahise nkona ku cyokezo. Nahise nkona ku cyokezo nabonye se ni kimwe cy'inyarugenge wamanukanye. Nongeye kukwibutsa location ndakubwira ni banzure inyuma yanjye. Oya nabibonye abantu bacagamo. Kira kirere naga ari iki Kigali. Batagira ngo na background. None se ubu tayari imikino yo kotsa urayikomeje? Imikino yo kotsa gemba komeje urumva ifite amafaranga nta hantu ibintu byagarara. Byagarara bidafite amafaranga kandi ikintu nkunda kubwira abantu Patrick. Abantu ndi ukinisha ibyo wabasha gukoresha. Yego. Wakina na dodo ko kuzibura desa trosa. Yego. Wakina n'imbogeri ntakibazo. Yego. Ariko inyama kirazira. Inyama kirazira. Kandi abonye imbabura yari yuzuye. Ni ukuvuga ngo twebwe turategura. Ariko se ko wikundira ingurube muri Mongolia iriyo? Ahantu ndi. Ingurube wagira ngo nibyo biryo byabo. Reka. No, ejo nagiye ku ishuri. Ahantu niga nyine. Nimara kugera rero no bose basigaye banyita akasuku. Yego. Mwigisha. Noneho bandahageze hari abantu b'amonko. Ariyo urumva twiga n'abantu benshi abamonko. Ingeri zose. Abayudanka. Ingeri zose ziba zihari. Noneho nzagura na Aboti. Uwo ninde? Uwo nuwahe? Aboti. Amaye nka master. Okay. Yego. Sifu. Arura. Abambya tse. Eswe za mipango. Yego. Ubu wabasha no gutera katsuki. Bamwe mu bantu bari basanzwe banyigisha bamereza mu gitondo hambaye. Nuko wabana n'umusore ariko ugira ukavuga ati kambane n'umwana usa neza kugira ngo inge ndeba n'uburyo mwicunda aho gake gake. None se ukazagira urubyaro ute? Ubwo uzasaza nta rubyaro nka cya gitutsi? Uzasaza nta rubyaro nka cya gitutsi? Kubyara ibyiza n'ingenzi ni umugisha. Ariko se wabyarana n'umuntu mutashakanye? Biragoye. Biragoye nanone uba ugiye kubyara wa mwana batakivuga. Ugahitamo kubireka rero. Ugiye kubahiriza cya gitutsi kandi igihe rwose None se Mongolia umunsi wawe upanze gute ubyuka ukora iki? Ari kumwe fanta. Ako ubwo niko gakora kandi. Muri Mongolia ukuntu umunsi wanjye upanze. Ndabyuka. Yego. Gitondo amasuka mu nzu. Ubwo ari 11 cyangwa 12 za mu gitondo. Yego. Akora amasuka mu nzu nkahita akora ka petit déjeuner nabara gukora ka petit déjeuner. Nkahita noga. Namara koga hano ho ntago baba bantwara. Abantu babikomeye cyane umuntu aba yitwara. Yego. Ahita ajya gushyushya imodoka. Nyuma gushyushya imodoka. Ni bari 10 cyangwa 15. Ahita ajya kuri office nyine ahantu bankorera. Yego. Akora byagera saa 9. Itajya ku ishuri. Ariko nk'ubu ntabwo ndimo ndiga. Ariko bitanga ko mu
inama yo kujya mu ngo z'abantu cyangwa se iki nyamara kwiyizira mu rugo abandi nahamagara abahungu banjye b'i Kigali ndetse na bamwe mu bamotari nagiye mfatira amanimero nawe baruhukiraho nka bimwe bagukoraga ntabwo mbaruhukiraho kuko tuba turagenda tuganira ushyira kuri momo se bitewe n'ukuntu nanjye mba ntaramera neza ukuntu bishobora kuba byagoranamo gake nuwo ngo nawe nyine ubatera umwanya gusa njye kubera ko tuganira kandi baba banzi ntabwo bifata nko kubatera umwanya yego uyu muntu ugutesha umwanya noneho murimo muraganira nawe akajya anakubwira ibindi bintu akwisesa ibindi bikangira akubwiye ko ino zitarimo gukora ikarita bari wasize i Kigali bari batangira kubashyiraho ibiceri se hari abari bamenyereye ko baza kurya umuceri n'abandi bana hano ku mugoroba ubu nyine baba babayeho bate n'abahungu bawe n'abakobwa bagorobezaga baje kwivuga bikangira akubwiye ko ino zitarimo gukora ikarita bari wasize i Kigali bari batangira kubashyiraho ibiceri se hari abari bamenyereye ko baza kurya umuceri n'abandi bana hano ku mugoroba ubu nyine baba babayeho bate n'abahungu bawe n'abakobwa bagorobezaga baje kwivumbira umuceri n'icupa ndi ko kubeshya byarekeye ndi ko ibinyoma byawe byarekeye none se ubwo uwitwa Sugira wajyaga wizira kurira umuceri n'abandi bana bumeze bite uwitwa Sugira wajyaga uza kwirira umuceri n'abandi bana bumeze bite Sugira amagingo ngahe turimo turamushakira equipe mu Bubiligi kugira ngo niyo mpamvu abonye hatinze cyane yego yarimo ndavuga ari equipe yaho bita Standard de Liège ubuno kuvuga ngo mu minsi mike cyane umuhungu araba umuriyeshwa nuwo ngo niwe manager wese ntabwo ari njyenyine team technique dukorana kandi sugeze kuri standard y'abakinnyi bashobora kuba bakina mu Bubiligi wowe se umuhungu wawe bitaraga bimeze bita amafaranga yarashize bitwaraga bari b'i Kigali se ntago bazi wowe ntago uzi ibyo bagukorera kandi rage yubatse oya none se kugira ngo umuntu agusabe ko umugurira umuceri abaza niba wubatse cyangwa utubatse ibiceri kwa Karabutoni ngo bigiye kuhashirira ibiceri ngo bigiye gushirira kwa Karabutoni abari b'i Kigali ntago bita niba wubatse ibyo niba bakeneye no kubimenya mushuti wawe Shadibu wabonye ibyamubayeho se byagenze bite se nawe muhungu windi w'ikigo bakundana ariko se wa muhungu abamotari nabo babizi ko baguha inkuru bakubwira ngo sinzi uwabimbwiye nirinze kubijyamo cyane ariko umuntu ngo yarambuwe mpita nibuka ko n'undi mukobwa wigeze gukoresha nawe yarambuwe ndavuga niyo si inkuru mpita nanabivaho gutyo ikamera nakuretse ariko numva urimo kurya nabonye uwitwa Adonisi video y'ikidudu cye yamaze kujya hanze reka uwo nuwahese Adonisi ngo ni umugabo ngo witwa Kesi ya Kamari so nza kwibaza nabonye ubutumwa buri ku gihe yego uvuga ko witwa Adonisi yakimara kohereza igiporo yagiye no kurega kumva avuga ko ngo bamukandishije kohereza ndavuga ndetse kugira ngo umuntu w'umugabo urinde ugeraho kwerekana igitsina ho aho sibara biba byagenze bite wa mugani nanjye ni inkuru
twanavuganye nabanje no kwinyuraho ndavuga ni wa mugani nabonye RIB yongeye kwibutsa abantu ko bigize ngo icyaha ariko ndavuga ni mbere yuko binagira icyaha yego abantu berekana ibitsina gutyo ndakumva cyane umutima wacu umuntu warawusimbutse bro byaba bikomeye cyane niba ushobora kwerekana ngo igitsina ukabyuka mu gitondo ukajya no kuri za RIB ukajya kwerekana igitsina cyawe bakigushiriye hanze ari ikibazo nta mutima ubugira na gato wenda na RIB mbere yuko ivuga ko ari icyaha ubwo abantu bakumira icyaha mbere yuko kiba irinde kwerekana igitsina cyawe mbere yo kujya kurega kuri RIB Ewana kabisa Eba noneho ahubwo uyu mwana w'umukobwa nawe nawe sinzi ukuntu ubwonko bwe babukora cyangwa se ukuntu aba agiye kwitwara muri iki gihe cyo kumenya cyo kugira ngo ugire umugabo werekana igitsina biba bigoye ni ibigeragezo noneho nk'abo bagabo banagiye kwemera ibikwerekana ibitsina byanafasha umurego abana hano no kuvuga ngo uhita ubabarira bikomeye cyane wamipa noneho ubu ngubu tuvugana Mongolia ni sangahe tuvugana muri Mongolia isaha ya 12:02 za mu gitondo burakeye aho ni sawa cyane kabisa reka nkuretseho turasubira mu kanya nare ubwo ngubwo sansan ibyo rero ibyo witwa wa mipango ariko wa mugani ni inkuru naciyeho nayisomye nyicaho ariko ndavuga ni wa mugani bibiri birababaje ni ibintu bise naho bibabaje wa mugani kubona ko na mbere yuko RIB twibutsa ko bigize icyaha gukangisha umuntu ko ufite amashusho y'urukozasoni ariko kandi nanone twitwararike isi yabaye mbi abantu babaye babi cyane dukomeze kwitwararika kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda bijya ku murongo ngayo nguko rero ibyo wamenya thank you so much mwakoze kudukurikirana kuba natwe reka dusubire ubutaha